Yesu nawe azaguhaza ibyiza. Haleluya. Yesu nawe azagukomeza. Yesu nawe azagendana nawe. Yesu nawe azabana nawe, ntabwo azagutererana. Haleluya. Uzahamagara, Imana izakwitaba. Intambwe imwe byo gukiranuka. Gerageza ugire umwete wo gusenga. Gerageza ugire umwete wo kwegera Imana. Bivuge ngo rero gusenga kwawe, iyo usenze uba urimo urabiba. Iyo uri gusenga uba urimo urabiba. Iyo uri kwiyiriza ubusa uba urimo urabiba. Iyo uri gutanga ukagira urukundo uba urimo urabiba. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha, kandi umugisha w'Imana ubane namwe. Turi mu mpera z'umwaka, turabifuriza kugira umwaka mushya muhire, ndetse kandi mbere ya byose no kubifuriza kuwusoza neza, kuko hari benshi bari bifuje kugera kuri iyi tariki ariko ntabwo byabakundiye. Mwebwe rero turifuza ko byazabakundira mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire uwo Satani ariganya. Umuryango mugari w'Imana irahari, abantu barenga ibihumbi 13. Mwese turabasengera cyane, tubifuriza kugira ngo muzasoze uyu mwaka amahoro kandi mutangire uwundi neza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi, araza kuva hano anabasabiye umugisha, kuko turi gusoza umwaka dufite ibyishimo. Tunejejwe cyane nuko tushoje, hari ibikorwa twakoze mu by'ukuri byivugira. Reka tumusuhuze. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Uyu munsi wa none turigize abakozi b'Imana rimwe muyigize, ubwo rero ni yanyu, nicyo mashatse kuvuga. Reka ngusabe kugira ngo wongere wibwire abakunzi bacu, ubasuhuze, numara kubasuhuza uhite uzamukana n'isengesho twinjira mu kiganiro. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabasuhuje aho muri hose. Yesu nashimwe cyane. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese nizere ko mumeze neza, yaba abatuziranye n'abarambona bwa mbere. Nizere ko mumeze neza. Kumera neza kwa mbere nuko ugihumeka umwuka w'abazima, nubwo waba uri mu kibazo ariko ugihumeka umwuka w'abazima, uvuga ngo ejo uko byagenda kose ejo bizagenda neza. Niyo rero uhumeka umwuka w'abazima, iyo ugenda bikemera, ukavuga bikemera. Bajya bavuga ngo igishoro cya mbere ni ubuzima. Mu gihe cyose ufite ubuzima, mu gihe cyose ugihumeka, nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu rwose yo kwiganyira, kubera ko uba ugihumeka. Imbere yawe aba ari heza cyane. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhana umugisha. Reka nk'uko babinsabye, tujya tuvuga ngo mbere na mbere Imana. Buri kintu cyose ugomba gukora ugomba kubanza Imana imbere. Reka tubanze dusenge Imana, ubundi bigende neza. Karibu nisengesho. Reka dusenge Imana, ubundi izindi gahunda zikomeze. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko Kristo twavuze bikemera tukagenda bikemera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho bana natwe rero, tuguhaye ikaze na karibu mu kuvuga ijambo ryawe. Tuyoborwe nawe, ntabari twahubwa izina ryo rihabwe icyubahiro, kandi umugisha barumvira ijambo bakarishyira ku mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Nyuma yuko udushyize imbere y'Imana, nta kindi turi bukore uretse kuguha ikaze ndetse na karibu ukatugezaho message Imana yaguhaye kutugezaho uno munsi. Yesu abagirire neza kandi Yesu abahe umugisha. Nizere ko abantu bo muri Noheli yabagendekeye neza. Hari abayiririye mu ntara, abandi bayirira nyine mu mahanga iyo ngiyo, ntibabashe kubonana n'imiryango yabo.
abandi bayirira mu mujyi wa Kigali, ariko nizere ko byagenze neza, nizere ko mutishimye cyane ngo mukuremo ibicumuro. Hari igihe umuntu yishima cyane ugasanga nabwo akoze ibyaha kandi yari ari mu murongo mwiza, bigatuma agize yakoze ibyaha. Rero nizere ko byagenze neza, nizere ko mwishimye. Ibyishimo nabyo biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bw'umuntu ibyishimo biba bikenewe. Buriya n'ujya ubona n'umuntu ukabona araguha ibyishimo, uwo muntu ujya umukunda, kuko umuntu uharanira kuguha ibyishimo abagukunda. Naho wa muntu uharanira kubona ubabaye akabyishimira, wa muntu mu by'ukuri aba ari umwanzi wawe. Sinkubwiye ngo wowe umwange, ariko umuntu utakwifuriza ibyiza urumva nyine nta rukundo abagufitiye. Ariko umuntu wese ubona wishimye nawe akishima bikamushimisha, uwo muntu aba ari umuntu muzima. Uwo muntu muba muzagendana urugendo rwanyu rwose rwo kubaho kandi mukabaho mwishimye. Rero nizere ko mwishimye. Njyewe nanjye Noheli yangendekeye neza, no gusura abarwayi narabasuye. Hari abantu mujye mwibuka n'abandi namwe, hari abantu barya Noheli bagaserebura kandi umuturanyi wabo wenda atigeze abona icyo kurya, atigeze acana imbabura. Ibyo bintu ntuzategereze ko umuhanuzi azaza kuguhanurira ngo kutahaye umuntu, ngo kutagize ute. Njya mbwira abantu ngo buri muntu wese agendana iyerekwa, buri muntu wese agendana ubuhanuzi. Nimba ubona mugenzi wawe yabwiriwe, wowe ukaba wariye ukabona uyu munsi ntacanye imbabura, n'ejo ntacanye imbabura, none se wowe uri gucana imbabura utegereje iki mu by'ukuri? Kandi wenda wakamumanyurira, nimba ari cy'umuceri ukakigabanyamo kabiri ukamuhereza, izina ry'Imana rikagira rikamamara, ukatanga nawe imirimo myiza imbere y'Imana. Mwari muzi ko imirimo ifite agaciro gakomeye cyane imbere y'Imana. Imirimo hari ahantu ishobora kukwinjiza, imirimo hari ikintu gishobora gutuma Imana ikwibuka. Kubera iki? Kubera umurimo wakoze, kubera ikintu wakoze. Ntabwo nkubwiye ngo ufate ibintu runaka, oya. Gukorera umugisha ntago bigombera gufata ubutunzi bwawe, ntago bigombera. Ushobora gukorera umugisha no mu kantu gatoya, upfa kuba wagakoze ufite umutima ugize ute, unezerewe, ufite umutima nta rubanza rwose ugucira. Imana ikugirira neza kandi Imana iguha umugisha. Nanjye rero muri rusange Noheli yagenze neza, nasuye abarwayi ndabasengera. Abatari bameze neza babona Yesu atangiye kubagirira neza. Nawe nimba hari icyo wakoze kuri iyi Noheli, ndabizi hari abantu bagifite umutima mwiza, hari abantu bagikorera Imana, hari abantu bakitanga, bazi ko gutanga ari umugisha. Bajya bavuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Ubwo rero ndabizi neza ko hari abantu bagiye bafasha abakene, abatarabanye ibyo kurya bakabagabanyiriza ku byo bari bafite. N'ukuri abo bantu mbikuye ku mutima, nanjye nk'umukozi w'Imana mbasabiye umugisha. Wewe wabikoze ubikunze, wewe wabikoze wumva bimeze neza rwose, umutima wawe wumva ufite inyota yo gukorera Imana. Uko niko gukorera Imana. Ntago gukorera Imana n'ijambo ry'Imana ravutubwira ngo niyo wahanura, niyo wabwira umusozi ngo imuka va hariya wimukire hariya, ariko nta rukundo, byose ngo biba ari iki? Biba ari ubusa. Bivuze ngo ibintu byose bibanzirizwa n'iki? N'urukundo. Kuko udafite urukundo ntago wakunda mugenzi wawe. Udafite urukundo ntago wabona ko mugenzi wawe ababaye. Udafite urukundo ntabwo wasengera mwene so ubonye yagize ikibazo. Ikintu cyose kibanzirizwa no kugira iki? Urukundo. Yemwe mwatakaje urukundo, mwongere mugarukira aho ngaho, mwongere mugarukiraho, mwongere mugire urukundo mu mitima yanyu, mwiyibagize ibya kera. N'ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibya kera ntitubyibuke. Wiyibagize ibyakubabaje, wiyibagize abagukomerekeje. Kuba umuntu umwe yaragukomerekeje ntago bivuze ngo abantu bose baragukomerekeje. Kuba abantu babiri baragukomerekeje ntago bivuze ngo abantu bose baragukomerekeje. Oya, tujye tugeraho natwe dushyire mu gaciro abakeneye ko tubereka urukundo, abakeneye ko natwe batwereka urukundo, tureke barutwereke tukiriho. Amen. Imana ishimwe.
turacyavuga ubutumwa, turacyavuga ijambo ry'Imana. Abakeneye ko ubereka urukundo rubereke, abakeneye ko wowe bakwereka urukundo byemere bagira ute barukwereke. Nubwo bimeze bityo turi abantu kandi turacyari mu isi, ntago bivuze ngo abantu bose nubwo bavuga ngo umukobwa ngo abumwe ngo agatukisha bose ngo abantu bose ariko bahindutse. Hoya ntabwo bishoboka. Hariho abantu bagikorera Imana, hariho abantu bagifite urukundo, hariho abantu bagiha abantu agaciro, hariho abantu batarebera ku cyo bari cyo bakicisha bugufi. Imana ishimwe, Imana itugirire neza cyane. Nkunze kubibona wenda nagiye nk'ahantu gusenga, yaba ari mu butayu cyangwa yaba ari mu rugo rw'umuntu, yaba afite amafaranga, ukabona yicishije bugufi. Buriya ngo kwicisha bugufi ni ikintu cyiza, kuko kwicira hejuru ngo bibanziza kugwa, ariko kwicisha bugufi ni ikintu cyiza n'Imana igira ute yemera kandi n'Imana ikunda. Rero mu bintu byose, mu mafaranga yawe ufite, mu butunzi bwawe ufite, menya neza ko ejo uzageraho ukitahira, ejo uzageraho Imana ikaguhamagara. Nta mpamvu yo kwishyira hejuru, nta mpamvu yo gukandagira mugenzi wawe. Erega iyo turebye dusanga n'abantu Imana yagiye iha umugisha benshi ari abantu bagiye baturuka kuri, ari abantu bagiye bava mu buzima bubi, ubuzima bukomeye. Rero mu gihe cyose wavuye aho ngaho, nyemerera ntukandagire mugenzi wawe, ahubwo wibuke ko nubwo nawe hari nawe wigeze kugira ute kuhaba. Yesu rero abaho umugisha. Nizo mpuguro ziba zikenewe. Ngewe nkunda guhugura abantu nkababwira, gusa izo mpuguro ziba zikenewe. Ntago ari ukuzura umwuka gusa, twuzura umwuka hoya, tugomba no guhugura abantu. Hari n'umuntu ukora ikintu atazi ko ari kibi kandi ari kibi, ariko wamubwira impuguro akavuga ati iki kintu ntago nzacyongera, ntabwo narinzi ko ari kibi. Yesu rero abagirire neza. Ngo hari umugore umwe reka mbaka gatekerezo. Hari umugore umwe yasenganaga n'undi mugore mugenzi we, ariko undi mugore yari igisambo cyane, yari igisambo. Ntekereza ko aka gatekerezo karanyubatse, ariko Imana yaduhishe ikintu cyo kureba mu mutima w'umuntu. Noneho umugore umwe arangije, uwo mugore mugenzi we urumva yaramubwira ngo turi inshuti, nta kibazo, nta kintu na kimwe nakwima, nta kintu na kimwe naguhisha, rwose turi inshuti. Bakagendana gusengana, urumva ibi byo baganira bakabiganira, buri kintu cyose urumva ko barakiganiraga. Ariko mu by'ukuri umwe yari igisambo rwose, afite n'imico itari myiza, bivuga ngo nta rukundo yagiraga he mu mutima we. Turacyari kuri cya kintu cy'urukundo, ngomba kukibabwira cyane mukakimenya. Ibyo wakora byose, wagaburira umuntu nyuma ukitotomba, menya ko ibyo bintu wakoze zeru. Wakambika umuntu nyuma ukitotomba, menya ko wakoze zeru. Rero mu gihe cyose ukoze ikintu gikora ugikunze. Noneho umugore mugenzi we, ntirumva uwo mugore wundi yari ari mu masengesho, aravuga ariko reka njye kureba mugenzi wanjye bwije ntamubonye, reka ngende njye kuhagorobereza anansengere, kuko barasenganaga. Noneho ahageze, kuko uwo mugenzi we wundi nta masengesho yabagamo, ntayo yari arimo, arangije ahageze arakomanga. Mu gihe agikomanze, mugenzi we yari amaze guhisha ubugari n'ifi nziza, rwose nziza cyane. Yumvishije umuntu akomanze bya biryo ahita abishyira munsi y'ameza, ariyumanganya, yigira nkaho atarahishije, yigira nkaho nta kintu yari arimo arakora. Wumva ukuntu ushobora gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima ku kintu cy'ubusa cyane rwose. Noneho mugenzi we baramukingurira, ategereza ko mugenzi we avuga ngo ariko twari turi kurya, narimishije. Ategereza ko abivuga, araheba. Undi nawe aramwihorera, kuko nta n'umururumba yari afite, kuko yari yibereye mu masengesho, ahubwo aje kureba mugenzi we ngo basengane, kuko we yari afite urukundo. Arangije abona ko umugore yanze kumuha ibiryo mu by'ukuri, ariko igihe cyari kinageze kugira ngo Imana igire ute imumugaragarize nawe, kandi Imana igihe cyari kigeze ngo imuhe isomo. Hari igihe abantu bakora ibintu kugira ngo Imana ikaza ije kuba isomo, bakihana kandi bagakizwa. Noneho uwo mudamu
Imana ihita imushyiramo ubwenge bukomeye cyane, aramubwira ati ariko se ati warubizi ati ndi kuzaha iwawe ati reka ati muye n'inzoka ati yari inzoka nini cyane rwose, yari inzoka nini cyane ati umutwe wayo urawuzi ati umutwe wayo wanganaga na buriya bugari ndi kubona munsi y'ameza. Umugore arikanga atangira kwivugisha ngo ariko se ngo nta nubwo naguhaye amazi ngo ukarabe ati reka nkurangirize inkuru se ati umubyimba wayo wanganaga n'iriya fi irimo hariya munsi y'ameza. Numva undi ati ariko uzi ko twaganiriye ntibagirwa no kukubwira ngo ukarabe dusangire. Undi ati hoya njye ntabwo naje kurya, narinje kugira ngo unsengere tubashe kwambara imbaraga kuko njyewe nari nagize ute nari niyirije ubusa ntabwo ndi kurya. Mu by'ukuri hari igihe umuntu ashaka gucumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutsima. Iyi Imana izira icyo gihe urumva uwo mugore ntabwo Imana yari kugira ute, ntabwo yari kumujyana tuvugishije ukuri. Kubera iki? Hari abantu bafite ingeso kandi byitwa ngo barasenga, bagiye bafite ingeso ntabwo ari uguca imanza. Mujye mubyumva neza, mwemere n'abantu babahugure. Hari abantu bagiye bafite ingeso kandi isengesho wirirwa imbere y'Imana, iyo ngeso kuyireka yagize ute yarakunaniye. Mu gihe cyose Yesu yaje ni ukuri iyo ngeso azayikuziza, iyo ngeso izatuma utinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nimba urekuriye Satani bye bimurekurire byose. Kuki hari ibyo wasigaranye bye? Kuki wamuhaye ubusambanyi ukamuhereza ubujura, ariko gutukana ukabisigarana muri wowe, ariko kubeshya ukabisigarana muri wowe, ariko uburyarya ukabusigarana muri wowe? Imana idutabare cyane, Imana itugirire neza. Uwo mubyeyi arangije aravuga ngo ni ukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imbabarire. Amahirwe yagize nuko yahise yihanira aho ngaho, abona ko ibyo yarakoze mu by'ukuri nta gukizwa yari afite. None hajya yakizwa, ajya yakwihana neza, ajya yakwihana. Ntabwo ari ngombwa ngo wihana ari uko abantu bagucishije mu ijisho. Umuntu yamaze kukumenya, bisaba ngo nawe ubwawe umenye icyo Imana ishaka n'icyo Imana igize ute ikunze. Yesu rero aduha umugisha, Yesu abagirire neza, Yesu abiteho cyane, Yesu abarwanirire, Yesu yongera bibe urukundo mu mitima yacu. Hari ikintu kijya kinsetsa, ugasanga umuntu n'umurokore ariko ugasanga njya nkunda kubibwira abantu ngo kuko ngo nimba umurokore ngo nimba ngo ntasengera mu badivu ubwo nyine kabaye ntabwo ndi mugenzi we. Kandi dusenga iki? Dusenga Imana imwe. Nimba twemera ko dusenga Imana imwe, iryo vangura mbese rizakugeza mu ijuru? Ese Imana mwigeze mubona ivuga ngo nzakunda umuremure umugufi yamureke? Imana mwigeze mwumva ivuga ngo nzakunda inzobe umwirabura mwihorere? Ntabwo ibyo bibaho. Nimba Imana itaturobanura, nimba Imana itajyaho ngo ituvangure, gute wowe uri mu isi ushaka kuvangura mugenzi wawe? Uri umuntu uva amaraso nawe avandi. Undi akavuga ati ngiye naturutse muri uyu muryango. Reka mu muryango we wacu ntago tujya tuvugisha abantu basa gutya, abantu bameze gutyo. Hari igihe uwo muntu usa gutyo, uwo muntu uje wambaye ubucabari, uwo muntu uje ananuka, ari wo Yesu yaba agize ute arimo. Wasanga ari wo Yesu yaba arimo, Imana ikabigusuye ukayirengagiza. Imana rero idufashe, Imana itugirire neza, tugire urukundo. Ibyo wakora byose nta rukundo ntacyo byaba bimaze. Reka mbabwire ikindi kintu kimwe, ubundi dusome ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ikintu cyose kigomba gufatirwa ku ijambo ry'Imana. Nuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Urumva, ubuhanuzi bwose waba ubitse, imvugo y'Imana yose waba ubitse udafite ijambo muri wowe, uzanyeganyezwa n'ibyo byose nyine. Menya ko wubatse hehe? Ku musenyi. Ariko mu gihe cyose wubatse ubuhanuzi ufite n'ijambo ry'Imana, wubatse ku rutare,
hazaboneka abaguca intege ariko ubabwire ngo inzira natangiye ndayizi. Uzabona abakurwanya ariko ukomeze usenge usaba Imana igira ute iguha imbaraga, kubera iki ufite ijambo muri wowe. Amen. Ufite ijambo muri wowe. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Tugiye nari ngiye kubabwira ikindi gitekerezo. Umuntu umwe yakundaga kwitanga mu rusengero ariko agasiga yari afite abakozi benshi iwe mu rugo, agasiga atoteje abakozi, agasiga urumva babwiye nabi, akaba atahereza umukozi n'igiceri cy'ijana. Umukozi yamena isahani akamufata akamukata amafaranga, ugasanga umukozi agize ute atashye nta nabingahe acyuye, kandi yaragize ute yarabikoreye hejuru yuko ngo yamenye iki isahani. Uwo mugore agakunda kujya mu rusengero akavuga ngo ntanze miliyoni 2. Urumva mu by'ukuri reka nkubwire, yajyaga aho ngaho agiye yiyerekana imbere y'abantu, ariko ntago mu mutima Imana yishimiraga icyo gitambo cye. Hari ibitambo abantu batanga biriho umwanda, Imana ikagira uti Imana ntibyishimire. Kuba wasiga bukoresha barira bagucira imanza utakiranutse muri bo, ukajya guhagarara mu rusengero runaka ngo witanze amamiliyoni, uzahembwa nani? Cyokoze yego azubaka umurimo w'Imana, azagira gute bayakoresha icyo bumva bashaka, ariko imbere yawe wowe uzibutsa Imana ikubwire ngo sinigeze nkumenya. Ibaze warakoze ibyo byose, Imana ikakubwira ngo ntabwo yagize ute yigeze ikumenya. Si ikibazo gikomeye? Yamwe mu nkurikiranye, si ikibazo gikomeye? Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibarwanirire. Tujye dukora ibintu tubikunze, ukora ikintu wakigambire mu mutima wawe, nta muntu ukiguhatiye, nta muntu ukigushyizemo. Icyo wakoze ugikunze, Imana izakiguhera iki umugisha. Imana ibagirire neza. Ubu turi mu bihe by'amashimwe uko byakagenda kose, kuko turi amahoro, kuko tugiye gusoza umwaka. Uyu mwaka mw'abantu mwe ntago hari abo wagendekeye neza cyane, hari nabo wagendekeye nabi, ariko muri ibyo byose ngo ntago tugomba kubura kugira ute gushima Imana. Imana rero ibagirire neza, Imana ibahe kurangiza uyu mwaka amahoro, Imana izabanezeze abahuriyemo n'ibibazo muri uyu mwaka. Uriya mwaka wa 2025 bazawuhuriyemo n'umunezero. Imana izabanezeze, Imana izabagirire neza, nicyo mbifurije. Ariko turushaho kugira ute turushaho gusenga, turushaho gusenga, ngo ibyo byose bizaterwa nuko wegereye Imana cyane. Nimba wari waranacitse intege, fata ingamba zo kuvuga ngo ubu ngubu ngiye kuba imbere y'Imana, ubu ngubu ngiye gusenga, ubu ngubu ngiye gukorera Imana, ubu ngubu mbese ngiye kuvugana n'Imana, ngiye kwegerana n'Imana, ngiye gusaba imbaraga. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tuzi ngo iminsi tumaze, ariko iyo dusigaje ntayo tuzi. Mu gihe cyose utazi imbere yawe, utazi ibihari, senga usaba amakuru. Uzi ukuntu Yesu ajya atanga amakuru ya originali? Ni amakuru mufite mwebwe. Ndababwiye ngo nimwegere Imana ibaha amakuru, baha amakuru, wumva ukuntu Yesu agira neza. Imana idufashe cyane. Reka twisomere ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 6 turageza ku wa 8. Turasoma ku murongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Yesu atugirire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 6 n'uwa 7 kugeza ku wa 8. Yesu aduhane umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Mahoro y'Imana nabane namwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza.
ijambo ry'Imana ratubwiye ngo hahirwa abafite inzara n'inyota no gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Ese wowe waba ufite inzara n'inyota byo gukiranuka? Hari igihe umuntu anezeza Imana, hari igihe umuntu anezeza Imana, Imana nayo ikishima ikanezerwa ikavuga ngo mwana wanjye, kuko nawe utigeze unkoza isoni, kuko nawe wanyubahishije, nanjye nje kukubahisha. Bivuge ngo rero gusenga kwawe, iyo usenze uba urimo urabiba. Iyo uri gusenga uba urimo urabiba. Iyo uri kwiyiriza ubusa uba urimo urabiba. Iyo uri gutanga ukagira urukundo uba urimo urabiba. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngo kuko aribo bazagira ute? Aribo bazahazwa. Haleluya. Ese Yesu azaguhaza udafite inzara n'inyota byo gukiranuka? Wowe tera intambwe imwe, gerageza utere intambwe imwe byo gukiranuka. Gerageza ugire umwete wo gusenga, gerageza ugire umwete wo kwegera Imana, ngo Yesu nawe azaguhaza ibyiza. Haleluya. Yesu nawe azagukomeza, Yesu nawe azagendana nawe, Yesu nawe azabana nawe, ntabwo azagutererana. Haleluya. Uzahamagara Imana izakwitaba kuko ikuzi, kuko yamenye neza ko ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ufite inzara n'inyota byo kwanga icyaha, ufite inzara n'inyota, haleluya, byo kugira urukundo. Imana ishimwe. Ngo hahirwa abafite, abo nibo bahiriwe. Imana ishimwe cyane. Abo ngabo bafite iyo nzara n'inyota, abo ngabo nibo bahiriwe ngo yo gukiranuka. Abo ngabo bafite inzara n'inyota yo kubabarira abandi, abo ngabo nibo ngo bazahazwa n'umwami wacu Yesu. Abo ngabo batagira ishyari, abo ngabo basengera abandi. Haleluya. Abo ngabo banga icyaha bakarwana nacyo, babona kibasatiriye ariko bakanga bakarwana nacyo. Ngo abo ngabo ngo bafite iyo nzara n'inyota byo gukiranuka, ngo abo ngabo nibo bazahazwa. Ndagushishikariza ngo ugire iyo nzara n'inyota yo gukiranuka. Uhereye none uwumve muri wowe ushaka Imana, uhereye none wumve mu mutima wawe wanze ibyaha, uhereye none wumve mu rugo rwawe ugomba gukiranuka, ugomba kuba maso, ugomba kuba imbere y'Imana. Ngo abo ngabo Yesu azagira ute? Azabahaza. Mana tugirire neza, uzabona ibihembo byiza kuko wakiranutse. Ariko reka mbabwire, niyo dufatira urugero ku muntu w'umubyeyi, umubyeyi iyo umwana munesheje aba yumva yamuha isi yose niyo yaba ntayafite, ariko abavuga ngo uyu mwana yanejeje, uyu mwana nta kintu namwima. Umubyeyi aremera akibabaza akavuga ngo umwana wanjye ntataka ikaramu, umwana wanjye ntataka ikayi, uyu mwana aranejeje, uyu mwana afite ubwenge, uyu mwana aranyubaha. Haleluya. Kubera ko yanejeje iki? Umubyeyi. None wowe uzanezeza Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yakuremye, izabura ite kuguha byose? Izabura ite kukugirira neza? Izabura ite kukunezeza? Izabura ite nawe kugusetsa kandi nawe wayinejeje? Uwo ni umuntu umwana ashobora kunezeza akaba yamugabira n'ibyo adafite kubera ko yamunejeje. None Imana yo yabuzwa ite kukugirira neza? Ko Imana yo ibifite mu biganza ibintu byose, ko yitegetse biba, iyo ivuze birakomera. Imana yabura ite kukugirira neza? Imana idutabare cyane. Imana iduhe kugira inzara n'inyota mu mitima yacu byo gukiranuka. Abantu mureke kunamuka, uko Imana yahoze kera n'uyu munsi niko ikiri. Imana ntabwo ijya yirengagiza. Njya mbabwira ngo Imana ntabwo iharara, Imana ntibeshya, Imana ntipfa. Imana yacu ihora iri maso kandi ihora ibereye maso abayitegereje bose. Gira inzara n'inyota byo gukiranuka, wicika intege. Ibiri kuguca intege bibwire ngo mfi inyuma Satani. Ibyo biguca intege bibwire ngo mvi inyuma. Mana tugirire neza cyane.
murongo wa 7 haratubwiye ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Nimba utanga imbabazi nawe Imana izaguha imbabazi. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu muri we gutanga imbabazi byaramunaniye. Imana ibagirire neza. Ugatanga imbabazi ukazitanga ku munwa gusa, ariko nagira ngo ubwire ngo wa undi wazihaye ku munwa gusa ntabyo amenya, ariko Yesu yabibonye. Yesu yabonye ko watanze imbabazi wiyerurutsa. Yesu yabonye ko watanze imbabazi wiyerurutsa. Yesu yabonye ko watanze imbabazi uri kubeshya. Nawe nujya kuyisaba imbabazi ntazizaguha, kuko tubonye ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa abatanga imbabazi kuko nabo bazazigirirwa. Imana ibagirire neza, Imana ibaye kubabarira ababahemukiye, ababakomerekeje. Bababarire witambukire, bababarire wigendere, wibere inshuti n'Imana. Wo bagutekereza ukunda ariko wibera inshuti n'Imana. Nta rubanza ufite ku bantu, nta rubanza ufite ku bakubabaje. Ureka ibyo bakubabajemo, Yesu ari uzabibabaza. Wowe bababarire wigendere. Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana ibahe kutanga imbabazi mu izina rya Yesu. Ndabizi ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye, ni ibintu biba bitoroshye, ariko gerageza uvuge ngo mu isi ntabwo ariho iwacu. Haleluya. Reka ntange imbabazi, reka ntange imbabazi. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Bivuze ngo abatanga imbabazi abo ngabo nibo bazazigirirwa. Gerageza utange imbabazi, gerageza utange imbabazi, wiyunge n'Imana. Gerageza utange imbabazi, ube inshuti n'Imana. Ku murongo wa 8 haratubwiye ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haleluya. Jambo ry'Imana ratubwiye ngo hahirwa b'imitima iboneye ngo kuko aribo bazabona Imana. Ab'imitima itunganye abo nibo bazabona Imana. Ab'imitima yihannye ngo abo nibo bazabona Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imitima idafite uburyarya ngo iyo niyo izabona Imana. Imitima yihaniye kureka iyo niyo izabona Imana. Iyo mitima iciye bugufi ngiyo niyo izabona Imana. Hahirwa b'imitima iboneye ngabo nibo bazabona Imana, nibo bazabona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Imana itangira ibohora umutima wawe. Mutima wawe wegereza imbere y'Imana. Mutima wawe ube hafi y'Imana. Umutima wawe wihane ukizwe. Uwo mutima ngo uzabona Imana. Uwo mutima unezeza Imana. Uzabona mu maso y'Imana. Uzabona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Imana itugirire neza aho waba uri hose. Aho waba uri hose, gihugu waba urimo cyose, nyemerera wumve ko Imana umutima wawe irawureba. Haleluya. Imana ntabwishwa, Imana ntibeshywa. Irabizi ko umutima udatunganye, irabizi ko umutima ayiwe utanezeza Imana. Ariko nkusaniye ijambo rivuga ngo hahirwa b'imitima yayindi iboneye. Abo ngabo ngo nibo bazabona Imana. Abo ngabo nibo bazakira kugira neza kw'Imana. Abo ngabo nibo bazakira ibisubizo by'Imana. Abo ngabo nibo bazakira ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Kuko imitima yabo itunganye. Imana ishimwe. Umukobwa wubashye Imana, ufite umutima uboneye, ufite umutima utunganye, uwo ngo azabona Imana. Haleluya. Uwo ngo azanezeza Imana. Umusore wubashye Imana, ufite umutima uboneye, uwo ngo azabona Imana. Azabona kugira neza kw'Imana.
haleluya. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Umubyeyi wihanganye mu rugo rwiwe, ntagiye mu bapfumu, afite intambara ariko akemera akavuga ngo ndemera nkiranuke. Uru rugo nubwo rufite intambara, uru rugo nubwo rufite ibigeragezo, ariko ndemera nkiranuke. Uwo mutima ayiwe ngo uboneye, uwo ngo uzabona Imana, kandi uzabona kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe, Imana idutabare, Imana iduhe kwegera Imana, imitima yacu Imana ihe kuyijanjagura mu izina rya Yesu. Yongere yegera Imana, tureke kwigira kahebwe, tureke kwigenga, tureke kwitegeka. Umuririmbyi wavuze ngo sinkiri uwanjye ngo nigenge. Ngo hahirwa b'imitima iboneye, abo kuko aribo bazabona Imana. Abo ngabo kuko aribo bazakira kugira neza kw'Imana. Imana idutabare, Imana itugirire neza, Imana ibahe kugira imitima iboneye, Imana ibahe kugira imitima iciye bugufiya, Imana ibahe kugira imitima y'imbabazi. Imana ibatabare aho muri hose. Aho utari ufite imbabazi, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana natubwiye ngo wowe utanga imbabazi nawe uzazigirirwa. Rero ugerageze nawe wiga gutanga imbabazi, ugerageze rwose, ugerageze kunezeza Imana, nayije kukunezeza. Wowe ufite umutima utunganye, wowe ufite umutima uciye bugufiya, menya ko uzabona Imana. Wowe udafite umutima utunganye, menya ko nta juru uzabona. Niyo mpamvu nkubwira ngo uhereye aka kanya fata umwanzuro n'icyemezo cyo kugira umutima ugize ute uboneye kandi utunganye. Reka dusenga Imana, reka mbasengera Imana kugira ngo Imana ibagirire neza. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, ugira neza bugacya bukira, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Waravuze ngo aho tutagera tuhageze isengesho. Nsengeye abantu Mana gutanga imbabazi byari byarananiye, kugira ngo umwuka wawe wera ugende ujye mu mitima yabo, ubemeze gutaza, unyemerere ubahe kwihanira kureka, kandi Kristo imitima yabo ikunezeze. Urakoze kubyumvise, urakoze kubagiriye neza. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.